mvuge ko Yesu Kristo azagaruka. Yesu Kristo azagaruka. Uko Imana yanyuze muri Egiputa ikica imfura zose zo muri Egiputa kuko kutumvira Imana, uko niko Yesu Kristo azagaruka guhemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niba warakoze byiza uzahembwa neza, niba warakoze bibi ni ukuri nta miyaga izanyuramo. Siko bo bavuga se ngo buriya nyine ngo zashyiramo imiyaga, ngo nyine burasi nyine umuntu umwe imyambaro yawe, imyambaro yera ni imyambaro y'imirimo myiza, ni imyambaro y'umucyo, ni imyambaro y'agakiza, ni imyambaro yo gukora ibishimwa n'Imana. Niba ushaka kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo ukaba wumva ijwi, uhaguruke wakire Yesu Kristo, maze umusabe ngo amaraso ye akoze. Niba utaroheje iri ni itangazo, niba uryumva uryubahirize. Niba ayo maraso atabashe kuri wowe, uyu ni umwanya wo kubwira Kristo ko ayo maraso nanjye ndayifuje, numvishe ari meza, numvishe yampa imbaraga, numvishe yampa kunesha. Ayo maraso yakire kugira ngo ubaramwe n'abera b'Imana, kandi ntuninire uwo mwuka ukubwira ngo haguruka, ntiwihagarareho, kuko gukizwa ni ku nyungu zawe, ariko ni ku nyungu z'ubutumwa bwiza, ni ku nyungu za Yesu Kristo. Imana yacu turakomereza ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice 22 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 20. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice 22 guhera ku murongo wa 1 kugeza guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 20. Yesu n'abigishwa basangira ibya Pasika. Nuko umunsi w'imitima idasembuwe urasohora, ari wo ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati, nimugende mudutunganirize ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati, urashaka ko tubitunganiriza hehe? Arabasubiza ati, dore mumara kugera mu murwa, muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Nuko mubwire nyirizo muti, umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe, aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye, abariho mu bitunganiriza. Baragenda babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arazibwira ati, kwifuza nifujije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Yenda igikombe aragishimira, arababwira ati, mwende iki musangire. Ndababwira yuko uhereye none
ntazanywa ku mbuto z'imizabibu ukageza aho ubwami bw'Imana buzazira. Yenda umutima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza cyo, bamaze kurya ati, iki gikombe ni isezerano ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Kandi bijyanye hano uyu munsi turimo, ariko mbere y'uko tuvuga ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dushime Imana yabanye natwe. Imana yaraturinze. Ese siko kuri? Imana yaraturinze kuba duhumeka uyu mwuka, n'ishimwe rikomeye cyane. Niba ubishidikanya aho uzafunga umwuka umare uturebe iminota umara, ntabwo byagukunda. Ubanza n'umunota bitakunda. Ariko uyu mwuka Imana yawuduhumekeyemo mu gihe cy'iremwa ryacu. Ndavuga ngo reka turebe umuntu ase natwe. Haleluya. Iya mugenzi wawe uri mu ishusho y'Imana. Ubwo niko kuri. Kandi tujye kunezeza uko Imana yakuremye nuko birayinezeza. Abo yagize barebare, abo yagize bagufiya, abo yagize banini abandi ikabagira batoya, ibyo ni byo binezeza Imana. Haleluya. Buriya Imana byose ikora mu nyungu zayo. Buriya wari uzi ko umuntu muremure aho abasha gushyikira ntabwo umugufi yahagera. Siko kurira? Ariko nanone ikintu kiri hasi umugufi aho akora gutya ntabwo muremure ahakora. Uze kureba umuntu mutareshya, ubundi muhagarara ureba aho ukuboko kwe kugera, ntabwo biraba bireshya. Naba ari mugufi kwe kuragera hasi cyane, ariko nawe ukaba kuragera hejuru. Urukumva atari inyungu z'Imana se? Haleluya. Ndashima Imana muri iyi minsi, njyewe abo twaganiriye ku munsi w'ejo nari ndi kubabwira ko iyo Pasika ya mbere numva nezerewe cyane kuko nagize umwanya uhagije wo kwegera Imana. Ese nawe niko byagenze? Mwaretse tugashimira Imana tukayihereza icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Kuko uyu munsi ntabwo tuba twahaye Imana icyubahiro, kandi uyu munsi ni uwo kubaha Imana no kwinezerwa ku bwa Yesu Kristo. Imana yaduhaye Yesu Kristo, Yesu Kristo nawe akemera umubabaro, ububabare, intimba, kwangwa, gushinyagurirwa n'ibindi, kugira ngo njye nawe tubashe kubona ubugingo buhoraho. Uwo Yesu turamuvugaho bukeya, hanyuma tuvuge no kuri Pasika icyo isobanura n'uko yakangiye, hanyuma tuze gufata umwanzuro kwinjira mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Ayo maraso baririmbyi bayaririmbye yajya numva ndi gufasha cyane. Ayo maraso amwe yamenetse ku musaraba afite imbaraga zikomeye cyane. Muririmbyi umwe yaravuze ngo ntajya acika imbaraga, imbaraga zihora zihari, ahora akora imirimo n'ibitangaza ku muntu wese yakiriye akayizera, amukorera imirimo n'ibitangaza. Imana itugirire neza. Ndashima abantu kandi babanye imbere y'Imana muri iyi minsi 7. Uyu ni wo munsi wa 7. Ubu tugiye gusoza ya minsi 7 kuri uyu munsi. Hari abantu babonetse umunsi umwe kuzamura gushyira hejuru ngo bafashe duhereze Imana icyubahiro. Umunsi umwe, guhera ku munsi umwe kuzamura. Ababonetse mumfashe dushime Imana yabanye natwe. Imana ibahe umugisha. Nagiraga ngo nanarebe n'ukuntu mwitabiriye rega. None se sibyo? None se abataritabiriye ntabwo mwumvise itangazo, ntabwo mwabimenye? Nasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 14. Arambwira ngo uko Mose yamanitse inzoka kabwira Abisirayeli bari bararumwe n'inzoka kuko kutumvira Imana no kutayubaha,
kiriya giti kimanitseho inzoka uburibwe buri mu mubiri we buzakurwamo. Kuko niko n'umwana w'umuntu azagira ute, ko niko n'umwana w'umuntu azamanikwa. Reka mbabwire ikibabaje ni uko Abisirayeli batigeze, hari abarebye cya giti bareba ya nzoka ishushanya ko Yesu Kristo azamanikwa, ariko ngo hari n'abandi banze kurebayo. Baravuga ngo twebwe ngo tuzarebayo maze turebe. Ariko inzoka, uburibwe bw'inzoka cyangwa se ubusanzwe bw'inzoka bwarabishe kubera ko batagize kureba gusa ukabasha gukira. Ariko wowe umunsi umwe mu minsi 7 yose cyakora mubonetse uyu nguyu, Imana ibaha umugisha. Uyu nguyu mwabonetseho, Imana ibaha umugisha rwose. Ariko niwumva irindi tangazo rigusaba gusenga, ese kuko biragoye ko ngira ngo muzi inkuru za Elisa ndetse n'umwami n'umutware w'abasirikare Hamani yari yararwaye ibibembe, ariko baramubwira ati rero umuti dore nawe ni ukujya muri aya mazi ukibiramo 7 ukava muri muzi. Arebye amazi amabona ni nk'aya yandi tubatirizamo hariya hepfo, aravuga ati amazi ni mabi, iwacu tugira amazi meza, imigezi y'iwacu ntabwo ijya igira isayo, ntabwo najya muri ariya mazi. Ariko mwaramwegera amubwira ati ariko se kujya muri ariya mazi hari icyo bitwaye? Kujyamo gusa wajyamo ukareba se. Ariko nawe wagiye uza gusenga ukumva ukuntu bimeze. Haleluya. Nagiraga ngo kukumbuze ujya yego ujya mu gihe cya Yesu Kristo twaganiriye mu bintu bitandukanye, uburyo yagambaniwe, uburyo yagiriye neza abantu, uburyo abo basangiraga aribo bamuvugirije akamu. Twabiganiriyeho mu buryo burambuye, ariko gato cyane Yesu Kristo ubwo umunsi we wendaga kugeraho kuducungura, yabwiye abigisha arabwira ngo mureke dusenge. Bazamuka umusozi Elayono baragenda bajya gusenga. Warangije ko yari afite buriya byose yari azi ko biri bugende, yari azi umubabaro uri bumubeho, yari azi ukuntu biri buze kugenda. Arababwira ngo mwebwe rero musigare aha ngaha, musigare musenga kugira ngo mutajya mu moshya. Umuntu udasenga birashoboka ko yajya mu moshya. Umuntu udasenga kujya mu moshya biroroshye kuko ntacyo aba afite muri we. Ariko umuntu usenga arahishirirwa, umuntu usenga aratabarwa, umuntu usenga yakira imbaraga zivuye mu ijuru, akaba arashaka kunesha umugerageza. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma ngo aragenda ariherera ajya gusenga wenyine. Arangije arasenga n'umubabaro ukomeye cyane. Yesu yari umuntu, yari afite umubiri nk'uyu wanjye cyangwa wawe. Umunoshe yarababaraga, umuteye umusumari yarababaraga, ariko yari n'Imana ijana ku ijana kuko yamenyaga byose. Warangije ngo arasenga n'umubabaro, aravuga ngo data, uko biri kose iki gikombe ngiye kunyweraho kirashanye. Ngo niba byashobokaga wakakindengesha, ariko ntikuko nshaka ahubwo buryo ushaka. Haleluya. Hari igihe tujya dusenga tukabwira Imana ibintu byinshi, tukayibwira gushaka kwacu, nyamara ntibihuze n'umugambi Imana ifite. Jya ubwira Imana ibyo ishaka kuko nibyo biyihesha icyubahiro. Haleluya. Yesu Kristo, ikindi kintu ushaka kuvugaho gitoya, wenda twavuze byinshi, buriya yagiraga ibanga. Yari azi ko Yuda ari uzamugambanira. Ese yari abizi? Ntiyari abizi? Yari abizi. Ariko nari ndi gutekereza ndi kwibaza, ese buriya Yesu iyo aza kubibwira ba Petero byari kugenda gute? Petero muramuzi? Petero yari umwe buriya bari abigishwa bagiye bahamagarwa mu buryo butandukanye, basangwa ahantu hatandukanye. Yari uwo mu bazerote, abazerote bagendanaga inkota ku itako. Murabizi ko n'igihe bazaga gufata Yesu yaravuze tisha ugakora ku mwami wanjye, akubita umuntu ku gutwi kugwa hasi, ariko Yesu aragufata gusubiza. Haleluya.
icyo ni igitangaza Yesu yakoze bwa nyuma mbere y'uko bamujyana ku musaraba. Yarabizi. Yesu rero iyo aza kumenya ibanga akavuga ati dore ungambanira, urabizi ko abigishwa bamubajije, titubwire uwo muntu ushaka kugambanira umwami wacu, tukwereke icyo tugukorera. Ariko iyo amuvuga umugambi wo kuducungura hari ntiwari kugenda neza. Ese siko kuri? Abantu mugira amagambo rero namwe muramenye ubwo mbabwiye. Yego ntabwo ibintu byose ari ukugenda uvuga. Ese siko kuri? Ntabwo Imana ikunda abantu batagira ibanga. Ariko niba Imana ivuganye nawe muri babiri, ubundi muntu ujya kubibwira ninde? Warindira Imana yakubwiye, yagusezeranyije ikazabisohoza, warangiza ugahagarara ugashima Imana ngo yakoze igitangaza. Haleluya! Nuko mbyumva, kandi uko biri kose uko niko umwuka w'Imana atubwira kubana n'Imana. Yesu arababwira ngo musenge mutagwa mu moshya. Tuzagera n'ibindi bihe byo gusenga, ariko ndabararikira ibyo bihe kugira ngo muzabisheho nabyo kubyitabira, kugira ngo imbaraga z'Imana zirusheho kuza muri twebwe, tubashe kunesha ibitugerageza byose. Yakobo niko yavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Hari ikamba rizahabwa abantu bihangana nk'ibyo Kristo nawe yahawe ubwo yihanganiye inzira y'umusaraba, akemera kuducungura, akemera kwambika ubusa, akemera gutukwa, agacirwaho n'abantu yagaburiye, akangwa n'abantu yakirije abana, ibitangazo yakoraga n'iyarobanuraga ku butoni. Ariko bose n'iri teraniro ngo bari bahari baravuga ngo nabambwe, ngo nabambwe, ntabambwe, ahubwo mudufungurire igisambo cyatwibaga, aba ari cyo mudufungurira, hanyuma umwami mumubane. Imana yacu itugirire neza. Mu bihe twagiye tubana n'abantu bagiye babwira ngo Yesu Kristo uyu munsi ntabwo akibabazwa n'imisumari bamuteye, kuko umubabaro we washyiriye ku musaraba, ndetse umunezero wuzura igihe yaje ku munsi wa gatatu. Ntabwo Yesu Kristo akibuka abamuciriyeho n'abamwambitse ikamba ry'amahwa, kuko yaranabababariye. Arababwira ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ntabwo bazi umugambi wawe, ntabwo bazi icyanzanye. Yesu Kristo ntabwo akibabazwa na ya misumari. Oya, umubabaro bwararangiye. Umubabaro afite, umubabaro tumutera n'uwo gukora ibyangwa n'Uwiteka, n'uwo gukora ibyaha, n'uwo gutandukira tukava mu byizerwa. Uwo ni wo mubabaro afite uyu munsi. Umubabaro afite n'uko areba mu itorero akabura n'abakijijwe, kandi itorero rifite abantu benshi. Yareba gutya akavuga ngo ntawe mbonye, nyamara abantu turuzuye. Uwo ni wo mubabaro Yesu Kristo afite uyu munsi. Se ntiwamamara uwo mubabaro ukakira amaraso ye arahagije kugira ngo akwezeho ibyaha n'ibicumuro byose. Ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 53:4 gusubiza hepfo, ravuga ngo imibabaro yacu niyo yikoreye kandi intimba zacu nizo yishyizeho, ngo nyamara twebwe twamurebaga nk'uwakubiswe n'Imana agacikwa nayo. Bamurebaga baravugaga ngo uriya se ko ari kumwe n'ibisambo, nawe ni igisambo, ariko ni umwami. Haleluya! Ni umwami wacu. Ibicumuro byawe, ibyaha byanjye nibyo byamujyanye ku musaraba. Ndagira ngo ubyumve neza kandi ubisobanukirwe, maze niwuza kumva ukwiriye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ukwiriye kwiyunga nawe. Birashoboka ko hari amasezerano mwari mufitanye nawe y'uko uzagendana nawe, y'uko uzamukora, ariko uyu munsi ukaba waratezutse. Uyu munsi ni wo kwiyunga n'Imana. Haleluya! Kandi niyo mpamvu yaduteguriye ameza kugira ngo tuze gusangira. Burya rero ubwiyunge bumera neza iyo abantu bari bafitanye ibibazo basangiye bakanaganira.
uganira n'umwami wawe, arakumva, azi ibyawe byose. Mubwire ibyawe, yita kuri wowe. Imana yacu itugirire neza. Some ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 27 umurongo waho wa 51 ugere ku wa 54. Aravuga ngo umwenda ukingiriza hera cyane w'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru kugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari basinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati, ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Haleluya. Kimwe mu bitangaza byabaye mu gihe cya Yesu Kristo mu kuducungura, nuko Yesu Kristo yaturutse mu ijuru yego avukira mu isi, ariko isi yagize ubwoba ubwo yari igiye kwakira intumbi ya Yesu Kristo. Ubutaka bwagize ubwoba, harangije habaho igishyitsi gikomeye cyane. Izuba rigira ubwoba, rirahumbya, ngo habaho ubwira kabiri. Abantu bayoberwa ibibaye, abantu bibaza ukuntu ibintu bigenze. Bageze ikuzimu, ngo hari abera, Satani yagiye afata mbiri, warangije arabakingurira. Haleluya. Ni ukuri nubwo twibuka abacu bavuye mu mubiri muri Jenoside yakorewe Abatutsi, abapfuye bizeye, ni ukuri bazabona umwami Imana. Haleluya. Ibyo ngibyo bikwiriye kudutera umunezero wo gushaka uko turushaho natwe gukiranuka, kugira ngo tuzabonane nabo. Ngo ababera bamaze gukingurirwa, ngo babonekeye abantu batandukanye. Abari bari mu mwuka muri icyo gihe babonye bene wabo bapfuye bizeye, barangije bababonekeye, ngo baboneza gukurikira Yesu mu murwa. Imana yacu itugirire neza. Uzi ko hari ibintu abo twaganiriye ejo, hari ibihe bine bya Yesu Kristo bikomeye cyane, kandi buri gihe kimwe cyose gifite agaciro, ariko uko bigenda birutana, bitangira birutana, bigenda bigira uburemere butandukanye. Igihe gikomeye cya mbere Yesu Kristo ni ukuvuka kwe. Kuvuka kwe byabaye umunezero, ndetse ariko kandi hari n'ababibabariyemo. Murabizi za mpinja zo zapfuye se nyinshi cyane kugira ngo akunde apemu. Ntimubizi se? Hari n'ababibabariyemo, ariko byose bituzanira ibyiza, kubera yuko ahirwa bapfa bapfiriye umwaka. Hanyuma kuvuka kwa Yesu Kristo ni igitangaza gikomeye kandi n'umunezero ku bamwizera. Ikindi cya kabiri ni urupfu rwiwe. Urupfu rwiwe rwatumye ku musaraba hameneka amaraso. Ayo maraso yezesha itorero, ayo maraso ahindura abantu, ayo maraso abohora abantu, ayo maraso uwo bayarebeyemo ntagaragaraho gukiranuka. Urupfu rwa Yesu Kristo rwabaye narwo igihe gikomeye cyane ku bamwizera n'abamwiringiye. Reka amabwiriza bigarukira hariya, ubu nta jambo tuba dufite, kuko natwe turavuka twamara tugapfa, siko bigenda se. Ariko igitangaza gikomeye cyane ni uko urupfu rutagumanye Yesu Kristo, ahubwo ku munsi wa gatatu yagize ute? Yanesheje urupfu. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu yavuye mu gituro, ubwoba nibushire. Uko niko kuri, ntabwo yagumye mu gituro, yatsinze urupfu.
iyo niyo ntsinzi y'abera. Haleluya. Iyo niyo ntsinzi y'abera. Iryo ni ryo tandukaniro riri hagati ye natwe abana b'abantu. Twebwe tuzategereza igihe cy'umuzuko, ariko wehe yatsinze urupfu kugira ngo yigaragaze nk'Imana ishobora byose. Reka nkubwire ikindi gihe cya kane, ni igihe Yesu Kristo azagarukira, ari nacyo dukwiriye kwitegura. Wowe wumva aya magambo, ukwiriye kwitegura kuzagaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ubwo azaba aje kujyana abera, ubwo azaba aje gucira abazima n'abapfuye imanza. Yesu Kristo mu butumwa bwe bwiza bwa ku gice cya 22 yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nimwe mwabanye nanjye, mwagendanye nanjye mu mibabaro nagiye mbabazwa yose, mwagumanye nanjye. Kubw'ibyo, kubwo kugumana nanjye mbabikiye ubwami bw'Imana nk'uko nanjye data yabumbikiye. Haleluya. Arababwira ngo nimutinye rero, nimukomere n'ubundi, kuko ku iherezo rya byose muzicara ku ntebe cumi n'ebyiri, mucire abazima n'abapfuye imanza mu miryango yose yo mu isi yose. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Nimwe mwabanye nanjye, mwihanganiranye nanjye mu mibabaro twagiye duhura nayo. Ari kumwe n'abigishwa, hari imibabaro bagiye bahura nayo, ariko kandi natwe muri ubu buzima bwo gukurikira Yesu tubasha guhura nabyo, ariko Uwiteka atuneshereza muri byose. Niko Dawidi yavuze ngo mu nzira y'umukiranutsi harimo imitego n'amahwa, ngo ariko Uwiteka ngo amuneshereza muri byose. Haleluya. Uwiteka abasha kutuneshereza muri byose. Imana itugirire neza. Pasika rero bisobanura kunyuraho. Mu Cyongereza bavuga ngo ni Passover, kunyuraho, gutambuka. Ninde watambukaga? Ni marayika murimbuzi, n'Uwiteka watambukaga mu gihugu cya Egiputa, kubera yuko Farawo n'abayobozi bandi bari baranangiye imitima kurekura ubwoko bw'Imana ngo bugende mu gihugu cy'isezerano. Igihugu Imana yasezeranije Aburahamu kera cyane, iravuga nk'uko byagenda kose, igihugu Aburahamu wagezemo nzakigira gakondo y'ubwoko bwawe. Haleluya. Imana yacu isohoza amasezerano, kandi Imana yacu irinde isezerano ryayo kurinda risohoza. Hari hashize imyaka 100, wakwibaza Abisirayeli bamaze imyaka 100 muri Egiputa. Ni ya myaka 100 y'Imana yavuze, ariko igihe cyari kigeze. Ese ubwo ngubwo murumva hari abantu benshi, hariho benshi bapfuye, abandi ariko bakavuka, ariko Imana ikagenda irinda rya sezerano kugeza risohoye. Imana itugirire neza. Hanyuma rero iyi Pasika Imana yayiteguriye Abisirayeli kugira ngo igaragaze imbaraga zayo. Cyari ikimenyetso cya nyuma cyemeza Farawo n'abandi bose ko Abisirayeli bafite Imana itandukanye n'Imana zabo. Imana ibwira Mose, amubwira ngo hari umunsi mukuru ngiye kubategurira. Ijambo Pasika niho ryatangiye kuvugwa. Ndababwira ngo Pasika muzarya, ibabwira ukuntu bazarya. Reka dusobanure gakeya uburyo ki iyo Pasika ishushanya Pasika y'uyu munsi. Pasika y'icyo gihe Imana yabwiye Mose, irababwira ngo buri muryango ugende ushakishe isekurume y'ihene cyangwa se y'intama, ariko cyane cyane y'intama. Ariko aho batabona intama bakoresha ihene. Byari byemewe itararenza umwaka kandi idafite inenge. Hanyuma umuryango ugende utekereze niba iyo mfizi bari buyimare. Niba batayimara, biteranya ari imiryango ibiri, ariko bayibye bagira ute? Bayimare. Ntihagire buriya rero uzajye mubaha n'amabwiriza y'Imana. Amabwiriza y'Imana ni amategeko, iyo yishe iraguhana. Hanyuma rero
irangije iramubwira ngo nimugera igihe cyo kurya muzarya mwambaye mukwesa inkweto mwicunga inkoni, kandi muzarya muzirisha inyama zizaba zokeje, ikindi kandi muzazirisha imboga zisharira. Ibyo byose bifite icyo bisobanura. Hari abantu badakunda imboga zisharira, isogi ngo zirasharira, niko bimera. Ngo bagombaga kuzirisha imboga zisharira, kandi bakarya ntibagira ikintu bagira ute basigaze, nta byo kubika. Mwibuke no muri kuri Imana yababwiye ko nta kintu bari buraze. Abantu babiraje ntabwo byagenze neza. Abanyarwanda rero dukunda kubika, hari imboga twabona ejo se wamenya bimeze gutya, reka bika, ariko ujya wumva kondisiyo y'Imana. Ese si ko kuri? Kuko niko gukira kwawe, niko gukira kwacu. Imana irangije irababwira ngo amaraso y'umwana w'intama muzayagenze gutya, nibumara kugoroba muzayasige ku nkomanyirizo z'imiryango, kizaba ari ikimenyetso cy'uko muri iyo nzu harimo Abisirayeli. Haleluya! Ngo nanjye ninzatambuka ntacyo nzabatwara, kuko ubwo nzatambuka mu gihugu imvura zose z'Abanyegiputa n'uburiza bw'amatungo bwose buzapfa. Muri icyo gihe hapfemo n'umuhungu wa Farawo. Imana itugirire neza. Abantu babyutse basanga ikivura cyose ntikikiriho. Barangije baravuga ngo Abisirayeli bari kudutera ibibazo, nimubareke bagire ute, mubareke bagende. Imana yacu itugirire neza. Mbese bisobanura iki? Umwana w'intama udafite inenge ushushanya Yesu Kristo nk'umusore wari uraho udafite inenge, udafite ikizinga, ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Nicyo umwana w'intama wasobanura. Hanyuma imboga zisharira zasobanuraga umubabaro Yesu Kristo azagira, zasobanuraga ububabare bwa Yesu Kristo mu gihe cyo gucungura abana babo. Hanyuma rero kurya bambaye bakwesa inkweto byasobanuraga kumaramaza, kwitegura urugendo, kwitegura kugenda bamaramaje. Icyo nicyo byasobanuraga. Amaraso ya Yesu Kristo cyangwa se amaraso yashyizwe ku nkomanyirizo z'imiryango yasobanuraga amaraso ya Yesu Kristo nayo azamenerwa abana b'abantu bakabasha gukira ibyaha byabo. Nk'uko amaraso y'intama yakijije Abisirayeli, niko amaraso ya Yesu Kristo yakijije ab'isi bose bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Mwakongeye mugahereza Yesu icyubahiro amenye amaraso ye. Haleluya, haleluya. Icyubahiro ni icy'Imana na Yesu Kristo witanze ku musaraba. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, murumva ko bariye Pasika bitegura kugenda. Baragiye koko, wenda sinjya mu rugendo ukuntu byagenze, ariko reka mvuge bageze n'ubundi Kanani bakomeje gutamba ibitambo, bakomeje kwizihiza Pasika yabo yamaraga iminsi 7. Imana ishimwe ko natwe tumaze iminsi 7, ababyumviye bakabyubahiriza, bagiye baba imbere y'Imana bagasenga, bakibuka urugendo, bakibuka gucungurwa kwacu, bakibuka ububabare bwa Yesu Kristo, bakarushaho kwiyunga nawe kandi bakagwiza imbaraga. Imana itugirire neza. Ikindi kandi baryaga Pasika bagezeyo bayiryaga bicaye none, ntabwo bayiryaga nk'abitegura kugenda, ahubwo bayiryaga bicaye ngo ndetse begamiye iburyo kugira ngo babashe kumva bafite imbaraga. Ikindi bazabaga kandi uwabaga yishoboye yabaga afite abakene bo kumwoza ibirenge, hanyuma kugira ngo yumve aguwe neza. Hanyuma ikindi bakoraga nuko baryaga imitsima idasembuye itetse mu bigori cyangwa mu ngano, mu buryo bushushanya n'ubundi ubuzaza. Ibyo n'ubundi wabisoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya 5 umurongo waho wa 10 kugera ku wa 12. Pasika bakundaga kuyikorera i Yerusalemu.
ikindi ni uko mu gihe cya Pasika bayiryaga umuryango wose uhari nta muntu ubuze. Ariko reka mbabwire mu gitangazo gikomeye nanone, mu gihe Abisirayeli bari bari muri Egiputa, imfura y'Umunyegiputa yabaga iri mu Bisirayeli, iri muri uwo muryango, igasangira nabo Pasika, ntacyo yabaye. Urumva atari igitangazo gikomeye? Uko niko n'amaraso ya Yesu Kristo atarobanura abantu. Umuntu wese yemeye abasha kumuhindura mushya. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero reka tuvuge Pasika yo mu isezerano rishya nk'uko yateguwe kandi igatangwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo mbere y'uko asezera ku bigishwa be yarababwiye ngo birakwiriye ko dusangira ibya Pasika. Abwira Petero na Yohana arababwira ngo nimugende mujye kuntegurira ibya Pasika. Baramubaza ngo se turabitegurira hehe? Arababwira ngo hari ahantu kuri Imana igira gahunda. Niyo mpamvu buriya hari abantu baba bari mu byiciro bitandukanye. Hari umuntu Imana yiteguriye wifitiye inzu ye agakoreramo n'ibindi byinshi cyane, ihora iteguye irindiriye abashyitsi bakomeye. Niba bari baravuganye na Yesu, yewe narabyibajije birangiye. Ese nyine mumbwire buriya koko bari bavuganye n'uriya muntu koko? Arabwira ngo mugende mu murwa, murabona umugabo wikoreye ikibindi, mumukurikire mwebwe ahantu ari bugere. Mubibaze nyir'urugo mutwereke aho dutegurira ibya Pasika, niko umwigisha atubwiye. Ngo arabereka icyumba cyiza. Urumva uwo muntu atari umukire ngo yarafite etaje, ntabwo batubwiye niba ari zingana, ariko ngo mu cyumba cyo hejuru giteguye neza. Murasanga giteguye neza. Niba ari komande Yesu yakoze simbizi, ariko uko biri kose uyu muntu yari ari mu muteguro w'Imana. Haleluya! Arangije ngo arakibereka bategura ibyo kurya bikwiriye kuri Pasika. Umwana w'intama nyine aratambwa. Hanyuma Yesu Kristo arangije ngo afata umugati. Nawe ufite icyo usobanura, afata umugati. Arangije ngo arawubahereza, arababwira ngo mwakire muryeho. Uyu mugati ushushanya umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Arangije kubahereza, arabahereza n'igikombe, arababwira ngo munywe no kuri iyi vino. Iyi ngiyi ishushanya amaraso yanjye agiye kubamenerwa. Kandi ibi ni ibya nyuma ndiye. Imana itugirire neza. Ni ibya nyuma ndiye, kuko mu kindi gihe ntabwo nzaba ntunzwe n'ibyo kurya by'umubiri. Ese siko kuri? Nyuma se wagize ngo yigeze yongera kurya? Ntabwo yongeye kurya. Arangije arababwira ngo mujye mukora mutyo kugira ngo mwongerwe. Reka mbabwire, isano iduhuza na Yesu Kristo nuko tuza gusangira nawe. Uwo badasangira nawe bashobora no gusandaza, ariko turabahamagarira kuza gusangira n'Umwana. Haleluya! Kubw'imbabazi z'Imana muze dusangire n'Umwana. Imana iduhane umugisha. Kugira ngo umukati cyangwa se umukati udasembuye washushanyaga mukati umwe, yabahaye umwe, abaha n'igikombe kimwe banyweraho bose. Byashushanyaga umubiri wa Yesu Kristo uzadutangirwa, kandi igikombe kigashushanya amaraso ye azameneka kubw'abazamwizera bose, kubw'abanyabyaha bazakizwa bo mu mahanga yose, atarobanuye ku butoni. Kuko benshi batekerezaga ko agakiza ari ak'Abayuda, ari ak'Abisirayeli, ariko natwe abanyamahanga ntabwo twasigaye. Imana yaratwibutse. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mbese uritegura kugaruka kwa Yesu Kristo? Uzi kurya bishe bakamubamba azagaruka? Uzi ko azaza mu bintu azakubaza? Niba wumvise azabikubaza, n'ibyo wumvise azabikubaza. Buriya rero abumva byinshi bo bazabazwa byinshi,
ariko si ukugira ngo utinye ntuzajye wumva byinshi ngo ujye ubyihuza, kuko Yesu Kristo yabwiye abigishwa arababwira ngo ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa mu mahanga yose kugira ngo imperuka ibone kuza. Nuko ubutumwa bwiza buzaba bwarageze hirya no hino hose, hanyuma umuntu akamenya icyiza n'ikibi, akamenya inzira ikwiriye kunyurwamo, akamenya n'ikwiriye kutanyurwamo, kugira ngo hatazagira umuntu wireguza ngo njyewe sinari mbizi, ariko uyu munsi ibi nabyo byiyongereye ku bindi wari uzi. Imana itugirire neza. Ndenda gusoza ariko ndagira ngo mvuge ko Yesu Kristo azagaruka. Yesu Kristo azagaruka. Uko Imana yanyuze muri Egiputa ikica imfura zose zo muri Egiputa kuko kutumvira Imana, uko niko Yesu Kristo azagaruka guhemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niba warakoze byiza uzahembwa neza, niba warakoze bibi ni ukuri nta miyaga izanyuramo. Siko bibu bavuga se ngo buriya nyine ngo zashyiramo imiyaga, ngo nyine burasi nyine umuntu umwe niwe wadusekeje, ariko nta miyaga izanyuramo. Ni ukuvuga ngo mbega inzira benshi imwe uzanyura mu nzira ikujyana bivanye n'ibyo wakoze, nta kwibeshya inzira. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo inzira y'agakiza yo ngo umuntu nawe yaba ari umuswa gute ngo ntabwo azayiyoba. Haleluya! naho waba utazi gusoma icyapa ntabwo uzayiyoba. Haleluya! Ariko ntibivuga ngo ntimuzige, ariko nyine naho waba uri umuswa ntabwo iyo nzira bazayuramo kandi bazagera ku mwami Imana yacu itugirire neza. Haleluya! Mbese muri iyi minsi watekereje ku mubabaro Yesu Kristo yagize? Mbese watekereje kuri uwo mubabaro wumva ko ari wowe Yesu Kristo yashakaga? Ndagira ngo uyu munsi usabe Imana kugira ngo muri iyi Pasika wakira amaraso ya Yesu Kristo akubera ikimenyetso. Niko Imana yabwiye Abisirayeli muri Egiputa ngo ayo maraso y'umwana w'intama azababera ikimenyetso, ngo nanjye nizatambuka ngo nzajya menya ko aha ngaha ari mwabo mu bwoko bwanjye. Haleluya! Reka mbabwire, nta kindi kimenyetso kizaranga umukiranutsi usibye kugaragarwaho n'amaraso ya Yesu Kristo. Icyo ni cyo kimenyetso cyonyine. Mbese wowe waba ufite icyo kimenyetso? Waba ufite icyo kimenyetso? Waba utagifite se uyu munsi ukiyunga na Yesu Kristo ukamusaba ngo amaraso ye abashe kukugaragaraho nk'ikimenyetso kitagirwaho impaka, kugira ngo ubwo umwami Imana izaza azagusanga witeguye uri mu mwanya mwiza. Imana yacu itugirire neza. Amaraso rero, niba amaraso y'umwana w'intama yarakijije Abisirayeli, amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo byabura kubikiza gute? Urasabwa kuyizera no kuyakira muri wowe kugira ngo aguhe imbaraga zo gukora ibikwiriye bihesha Imana icyubahiro. Ndumva shoje ngiye kuririmbana murakoze cyane. Witekerezeho, niba wifuza kwakira amaraso ya Yesu Kristo, uhaguruke dufatikanye kubwira Yesu kugira ngo tubonere muri ayo maraso kandi atubeho nk'ikimenyetso kitutandukanya n'abanyamahanga n'abatazi Yesu Kristo. Imana yacu ogejwe na Yesu watuma ijwe n'amaraso aruhoya uhagije amaraso
imyambaro y'agakiza, imyambaro yo gukora ibishimwa n'Imana. Niba ushaka kozwa n'amaraso ya Yesu Kristo ukaba wumva ijwi, uhaguruke wakire Yesu Kristo, maze umusabe ngo amaraso ye akoze. Niba utarogeje, iri ni itangazo, niba uryumva uryubahirize. Niba ayo maraso ataraje kuri wowe, uyu ni umwanya wo kubwira Kristo ngo ayo maraso nanjye ndayifuje, numvishe ari meza, numvishe yampa imbaraga, numvishe yampa kunesha. Ayo maraso yakire kugira ngo ubaramwe n'abera b'Imana. Kandi ntuninire uwo mwuka ukubwira ngo haguruka, ntiwihagarareho, kuko gukizwa ni ku nyungu zawe, ariko ni ku nyungu z'ubutumwa bwiza, ni ku nyungu za Yesu Kristo Imana yacu. Bishoboka ko bari barateye Yesu umugongo. Hari abantu bishoboka ko bari bararambiwe ibya Yesu, ariko bakaba bari baramwumvishe mbere bakagira intege nkeya. Uyu ni umwanya wo kwambara imbaraga. Ubwire Yesu, umubwire ngo data, ndongeye ndagarutse, twongere tugirane ubumwe, wongere ugirane na Yesu amasezerano mashya. Kubw'amaraso ye akomeza isezerano agirana nawe. Imana yacu tugirire neza. Tugiye gusenga Imana, usabe ayo maraso aze kuri wowe kandi yakire mu izina rya Yesu. Tujye imbere y'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kuko wemeye kuza mu isi, ukemera kubabazwa ku bwacu, ukemera gutukwa ku bwacu, ukemera gushinyagurirwa ku bwacu, ukemera imibabaro yose, ukemera kwikorera n'ibyaha byacu. Izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Turagushimye muri iri teraniro kuko abari barushe baruhuwe nawe, abari barwaye bari barishengeye warabakijije. Izina ryawe nirishimwe. Kubw'amaraso wamenye i Golgota rero, ayo niyo twisunze, kuko tubashije gusobanukirwa ko afite imbaraga nyinshi, afite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura, afite ububasha n'ubushobozi bwo gukura umuntu mu byaha akamugira umukiranutsi. Ndetse no ku musaraba umujura mwari kumwe yabashije kuyakira maze yinjira muri paradizo. Izina ryawe nirishimwe. Natwe twifuje ayo maraso. Dore abagabo n'abagore bifuje amaraso yawe. Haleluya. Dore abasore n'inkumi bifuje amaraso yawe. Turasenze kugira ngo ayo maraso abagaragareho mu izina rya Yesu. Ayo maraso n'abagaragaraho gukiranirwa kwabo n'ikuraba kukibukwa. Ayo maraso yabareberemo kandi ababeho nk'ikimenyetso kidashidikanywa ko ari abana bawe, ko ari abana bawe, nabo bajye baguhamya ko babonye amaraso yawe nk'ikimenyetso kitagirwaho impaka. Mana yacu, dore bahagaze ku bw'intege nke, ariko ndabasengeye kugira ngo bakure muri izo ntege nke, ubambike imbaraga, bakure mu gitabo cy'imikiro, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubiteho, ubakomereze amaboko, bagire mwami ubuzima bushya muri Kristo Yesu, babe bashya kandi bambikwe imbaraga, baguhamye, bakuvuge, bakurate kuri umwami wacu. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kuko ubagiriye neza, urakoze kuko ubambitse imbaraga, urakoze ko nawe wicaye bakiriye amaraso yawe urushaho kubambika imbaraga, kuko muri uru rugendo ntabwo twabyishoboza,
ariko uri kumwe natwe turanesha. Izina ryawe nirishimwe. Tubonere muri ayo maraso, bonera mu maraso itorero ryose, babonere mu maraso, kuko ayo maraso yawe ari ikimenyetso gikomeye cyane. Utubonere mu maraso yawe, utubonere mu maraso yawe. Miryango yacu ibonere mu maraso yawe, torero ibonere mu maraso yawe, abagabo babonere mu maraso yawe, abasore n'inkumi babonere mu maraso yawe, kubera yuko ayo maraso wagezeho amuhindura musha. Turayifuje kandi tubona impinduka mu itorero, kuko abantu bakiriye amaraso yawe. Izina ryawe nirishimwe. Maze data, ubwo tuboneye muri ayo maraso yawe, utwemerere tuze kubana nawe ku meza, maze uduhembure. Abari barwaye ubakize, uduhembure. Abari bafite intege nke ubakure mu ntege nke, uduhembure. Abari bashonje ubahembure, abatari bambaye ubambike, kubera yuko Imana ishobora byose. Winugirire neza buri wese ukwifuje kandi wifuje kuza muri we, uze muri we mushya kandi ukora imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze, natwe turakubashye kuko ubikoreye kwihesha icyubahiro, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana ishobora byose. Imana iduhaye ku maraso, Imana iduhaye kubaranwa n'abera bayo. Yahabwe icyubahiro, yahabwe icyubahiro, yahabwe icyubahiro. Ndabashimiye, ariko nanone kandi tugeze mu mwanya w'umudendezo.